Cheetah Magic. Ikaze kuri wowe ukurikira Cheetah Magic TV. Nkwifurije ibihe byiza udukurikira umunsi ku munsi. Wowe wakanze kuri subscribe. Niba udukurikira none ahangaho utarabikora kana kuri subscribe kugira ngo bikomeze kugenda neza. Tugiye kuganiriza uyu mukobwa w'inyinya muri kubona. Ni umunyamakuru mugenzi wacu yitwa Giselle. Giselle umeze neza? Meze neza Cheetah. Nk'izina ryawe? Of course. Ukomeje ku bintu by'inyinya wari utangiye kuntera isoni man. Ntabwo nari nzi ko kubaza abanyamakuru babigoye. Ndibona ari ukuntu Abone ibintu by'itara urumva n'ishusho ntabwo twari tubiheruye. Aya masoni burya namwe abageraho. Aya musa wapi? Ni itara man. Kandi reka tuzimye kamera n'itara tukomeze sibyo? Byose Ninete niyo wakora iki? Witwa neza? Giselle. Cyangwa nigira neza? Oya. Uko bivuze. Giselle mama yakubwiye ko bisobanura iki? Ni NTC simple nyine cyoroheje. Uriya nawe uroroheje? Nyine ucisha make ibintu nk'ibyo ngibyo. Njyewe nakumenye kubera ko ibisobanuro bigenda biza ari byinshi bitandukanye bitewe nyine. Njyewe nakumenye kubera igihe wamaze ukora kuri Isango Star ndetse naho uri ubu ngubu. Giselle turi kumwe none ahangaha muri details z'ingenzi ibwira abantu bari kukureba. Nibwira abantu bari kundeba. Okay. Giselle ni umukobwa w'umunyamakuru nk'uko bivuze yakoze ku Isango ariko kuri ubu ngubu ndi kuri Flash FM Network. Muri Flash Network. Yego. Nasoje amashuri nakita karayibanze nyine harimo na kaminuza. Buriya se nibanze. Nibanze bro. Hari ukuntu nyine iyo umuntu yavuze ngo narangije kwiga nkasanga ni imanite gusa ntago mba numva. Muri YLK warangije mu biki? Naga ari muri YLK ni muri University of Kigali. Okay. Ni muri business night. Business Information Technology. Of course. Wow, urarenze kabisa. Giselle ni umukobwa kangahe wabo? Ndi imfura. Mu bana bangahe? 3. Oh wow. Bose n'abakobwa? Oya, ni ndi imfura mu bana 3. Ariko gukurikira ni umukobwa niba. Ni umukobwa bucura ni umuhungu. Aniseti say Aniseti ntabwo. Aniseti ko dikora nta kintu mubwiye. Muri murange ni mutoya nzamuhanga mubyara wanjye. Wow. Ntabwo mutanabanye nabi. Kuri musore mwazanye ntabwo araza kumworohera. Uriya musore w'igikara uyu nguyu yiyemeje ko ikiganiro cyose kigomba kuba ahari kugira ngo amakinge ashobora ko uriya ni umuntu agashobora kuba gufuhira cyane. Ntago ari ibyo none se Giselle wibihe izina bidafite. Niyo wakwambitse iyo fiançaille kuri ntago nambaye fiançaille bro. Nambaye impeta nyine z'umurimbo tu bisanzwe ngiye nkunda impeta n'amaherena. Impeta n'amaherena. Ariko ntago ari fiançaille. Hari ukuntu abakobwa se n'utuzi ari fiançaille utawambara kamwe ariko njye ubwo nuzayinyambika babizi ko izindi nazasobanuye iki? Cyane umurimbo just nzambara kuko nzikunda nkuko nambara n'amaherena nyine. Iyo y'ubururu? Nayo nyine. Nuko nzikunda nta kindi. Wow, uyu munsi nakwitegereje. Cheetah ntabwo unyoroheye kabisa. Bihurirana na marital status yawe? Oya. Ahantu bihuriye kuko marital status ni iki? Matrimonial status nyine ni kuba nuko ya Giselle ni iyihe? Single of course kuko ndacyari umwana urerwa n'ababyeyi. Rahira. Narinzi kusigaye. Tutameze nk'utabyizeye man. Ntabwo mbyizeye nese ko n'ababyeyi baje. Uracyo ku Gisozi? Of course. Hamwe hepfo gutya. Utambye. Jihud man bibarangira urumva abantu bazi. Giselle yatangiye ryari itangazamakuru bwa mbere uvugira kuri micro? Hari mu kwa gatanu 2017. 2017. Hehe watangiriye? Ku Isango of course. Isango Star. Bwa mbere uvugira kuri radio. Urugo byari bimeze bite? Mu rugo iwacu famille yawe bari kumva umukobwa wabo kuri radio byari bimeze? Nago
so ntago navuga ngo ni ibintu byagarutsweho cyane kuko ndabyibuka hari nimugoroba ariko nyine ubwo urumva abo bari bakiri mu kazi ariko ababyumvishe nyine bati se ibintu wabitinyutse ute nyine ntago abantu baba babyizera cyane ko ntago wenda n'abantu bari basanzwe banzi nk'umuntu uri kunda kuga ubundi hari umuntu abaganira cyane bakaba bati ashobora kuba umunyamakuru cyangwa iki ariko njye siko bari banzi niyo mpamvu bamwe byabatunguraga bati se wagiye kuri radio since when nyine bigatungurana cyane watangiriye muri Sunday night cyangwa ni Isango na muzika natangiriye mu kiganiro cy'ubuzima cyitwa Refresh Refresh nicyo Refresh yatangiriyemo kiba ku cyumweru nijoro cyabaga saa moya z'ijoro ariko mu mibyizi kiba kuwa mbere kuwa gatatu no kuwa mbere kuwa kabiri no kuwa kane no kuwa gatanu nibwo cyabaga burafatishije abantu barakumenya mu itangazamakuru uratwika nagikozemo nyuma nza kujya nyine mu warakabyaga guteze kuri radio na video yo kuri TV none ukumbwira ngo ngiye ngo by'amatara ngo ntago mbimenyereye nyine urumva cyangwa rubikumbuye hari ukuntu ikintu bitageruka iyo kigarutseho kirakuzonga urabizi nka kera iyo umuntu yabaga yiga muri interna adaheruka ibiryo byo mu rugo iyo yatahaga yaramaze kumenyera akawunga n'ibishyimbo iyo yajyaga kurya nyine twa turyo two mu rugo hari ukuntu byabanzaga kumukoroga rero nanjye itara ntago narindi herutse niyo mpamvu ariko nibyo kabisa ariko mba nibereye hariya muri Flash Network kandi nta matara menshi tuba twifashishije nyuma y'imyaka 3 wari umaze kuri Isango Star urasezera uhindura gahunda mara n'igihe kinini uri mu itangazamakuru wari uhugiye mu biki yari fashe pause nk'amezi nk'5 n'amezi agera kuri 4 kuko nahavuye mu kwa 7 nongera gukora nyine mu kwa 11 kurangira uko nguko ubwo nako ni mu kwa 12 ashobora kuba ageramo nari ndi gufata pause numvaga nyine mbikeneye kuriya muntu atabyumva neza numvaga mbikeneye uyu musore aragukunda cyane ni inshuti yanjye ukuntu mu modoka byari bimeze ni umuntu wanjye ni inshuti yanjye ubwo abanzi barabizi umukundira nta kintu akomeza mu buzima babizi ko nyine ibintu byose ejo tuzapfa cyangwa namubwiye ngo wicare kuri reception dukora ikiganiro nkabona atari kubyumva rega nawe ako cita uragira ngo birangire mu muze none se erega nese cita wowe ujana undi gukora interview wagenda ntago wagenda uhita nyine ni umunyamakuru bro umuntu w'itangazamakuru nk'uriya abantu mudukurikiye uwo muntu turagendana kenshi nose njye ntabwo nari mbizi niba mugendana ko mperuka akora muri banke neze akora akabya ibaze ko yagize anacyambaye badge yitwa Iras Jaras nawe ugakora muri banke nukuri ibyo bintu mu bugiye bya banke niko kazi mbona atanashobora ibintu byo kubyuka n'imitebezo waba umugoye pe ndamuzi ni inshuti yanjye ntiyabivamo ariko wambaye impeta nziza barakomeje kukwitegereza watangiye itangazamakuru wari umaze iyo pause wafashe hafi amezi 4 kugira ngo ufate umurongo mushya kuri Flash FM bakwakiriye gute banyakiriye neza ibintu ni fresh cyane ko ndishimye meze neza ndikorana na team y'abantu nyine duhuza ukorana n'abasore gusa ariko izo team ukunda ni ibintu ukorana ubu Mudenge ni umugabo Eddie Claude ni umugabo ariko na Iras Jaras ariko ni n'abantu mbere bahaguri hagati ya Emirene na Philipita kandi harasumuta hari n'abandi bon urumva ushaka gukunda kuba uri kumwe n'abahungu cyane ntago ari kuvuga ko mbikunda teamwork nyine gukorana n'abahungu hari ukuntu nyine gukorana hari ukuntu wisanga gukorana n'abantu ariko nkanjye ntago sinzi n'abakobwa twakorana yenda tugahuza nuko bidakunze kumbaho ko nkorana n'abakobwa buriya ntabwo ubishaka it's not that aho gushaka gusanga nyine nisuzi abakobwa kenshi usanga bari gupresenta amakuru sibyo ari aba news anchor bari
gukora nyine ibiganiro by'ubuzima ntago abakobwa bari gukora showbiz ari benshi ngira ngo urabizi rero nabuzi urabizi ko bakorana n'abahungu abo nashatse gutondeka nabo nta ukorana n'umukobwa bakorana n'abahungu urumva rero muri iyi game ntago turi benshi uzi ko ari byo wakoranye igihe kitari gito na Irene na Philip bitewe n'uko n'undi babasanze kuri Istango Star kuri radio bari bamazeho igihe kinini cyane iyo abantu bakorana nka team hari igihe abantu bageraho bakabibonamo wenda ko harimo relationship ukuntu muhorana na Jalas rwose nk'umuntu ugufiteho crush yazageraho rwose Jalas bakagira niba ubwo niba nangirira crush aza ni slang yacu ariko ubwo uzangira crush ashaka ko bigenda neza ubwo azamuceho iki ntabwo byaba bigikonze byakunda umukinenge ukubaza yamuremera tu Irene na Philipita abantu mwabanye igihe kinini kandi bose baracyari single no kuvuga ngo ntabwo bigeze babamariye cyangwa babashinga ingo nibagire vuba kuri kubivuga ufite isoni nkaho udashaka kubibabwira ubareba nibagire vuba bararambiranye uzaza numwe hano nukuri akubwira impamvu bibaye ngombwa ko uhitamo umwe ukurongora akakugira umugore hagati ya Irene na Philipita wahitamo nde icyo kibazo wamba bari kwikire ugiye guhagarara ku ruhande ukwiriye kubuhagazeho nuruhe bon kubera ko muri bose nta numwe nyine navuga ngo nzi uko bimeze mu rukundo twakoranye akazi bombi rero nka datinga nabo nkamenya ko hari wavamo umugabo wawe ari babiri icyarimwe hoya na datinga umwe byakanga nkafata undi ntabwo kuri Irene ntabwo byakwanga kuri ndahabi kubera iki Irene mungu wanjye ndamwizera cyane wahitamo nde ntabwo namenye uwo mpitamo kubera ko for example surprise nko kuri anniversaire yawe uvuga nk'umwaka ushize rwose abanyamakuru hafi ya bose baragupostinze ahubwo nari bagiye kuba naragiye screenshotting kugira ngo ndebe umuntu washyizeho message ifatika kuri video yanjye bari abasore bari amaze kukubwira ari babiri bateye amafi undi buryo n'undi bumoso bose bateze impeta ikiganza wagihereza nde nakimanika mu kirere nyine ugutanga undi kugeraho agashyiramo impeta ubwo zayo ni amahitamo urumva icyo gihe amahitamo hari igihe aba agoranye kuko bose ni abadrama banjye n'inshuti zanjye twarabanye kandi twabanye neza hari uwo wishimira cyane wowe nishimira cyane bose ndabishimira waza umunyamakuru noneho w'umukobwa reka mbwire nabonye ukuntu udafite isoni umeze nkanya mu kiganiro rwose by'amatara bya biro nta soni bafite mu kiganiro disi imeze nk'uko umeze ntabwo mba ndi kurebana n'umunyamakuru ndakwibikiye mani ndakwibikiye tu si kuri radiyo se flash network ejo rwose ntumira njyewe nzaza ndi gutegura nzagutumira nateguye n'ishusho ahubwo ugiye kutubwira ngo wahitamo ngo ndakubona nta n'umwe nabasha guhitamo nashira ikiganza mu kirere and then tanga yundi akayishyiramo impeta akaba ariwe ubunsinde nkibarize G uri single and serious or hunting ndi single and stable so nago I'm not hunting for anything ndi single and stable bibaye ngombwa ko rero igihe kigera ndi kukubwira ngo bibaye ngombwa kubera ko nzi ko bitaraba kandi Jalas nkurikije ukuntu nabonye bimeze Jalas ni ije yanjye man ntawamenye doge rero kuvuga urashaka kuvuga mu kiganiro ngiro yicarira twari tuvuye muri shoni kari kumuvanye mu kiganiro nyine injira mu kiganiro ngo ntakajya ku ishuri mu kiganiro iki kiganiro ni icy'umukobwa ngiyemo n'ababyeyi banzemo Gisele ni inshuti yanjye uramukunda nyine we yavuze ko agukunda abwo ushaka tayito kitari gushaka titire bose bemeje ko bakundana icyo nshaka kuvuga gusa tuvuye mu kiganiro amasaha menshi kuva nyuma ya saa sita kugeza nimugoroba nkunda kuko ndi kumwe na Gisele kandi n'ikiganiro mpamvu ndi kugira ngo ntatinda kuvugiramo twemeranyije ko gikora iminota 20 tugafatirana amasaha kugira ngo imyanzuro itadusanga mu muhanda tugiye kujya gukora umuhogo
ukuntu unywa amagi urumva kugira ngo ijwi ritangirika nanjye nibyo byarasi reka tumuhe birangiye yigaragambije yinjira mu kiganiro wayumvije titre yigaragambije kabisa umusore Gisele yatwaye umutima yinjiye mu kiganiro ahizubura umutima we narawutwaye oya muramubeshya reka twikomereze yego Gisele nk'umusore wahitamo w'inzozi zawe n'ibikiyujuje bro njyewe rero kwisugira isoni ntago ari isoni ahubwo icyo kibazo nyine turi kurebana kugira ngo zikunda kungora kubera ko ntago ndi wa muntu ureba ngo physical appearance ni iki gusa nyine urumva wari ugira ngo jealous wumve ko nibura no it's not that nari narasoza interuro urumva ntago kabura akantu kakunda physical appearance nyine ariko mbere na mbere nyine umuntu iyo muhuza umuntu muhuza wumva ibyo ukora ukunda ibyo ukora kuko njyewe umuntu adakunda ibyo nkora cyangwa nshyigikire ubwo njyewe nawe biba byarangiye niyo waba uri inshuti yanjye isanzwe ntago bondi yacu iba iri strong so icyo nicyo cya mbere ari n'umuntu ubutera se mama turamwemera cyane uracyazi kuririmba nk'uko mbere byari bimeze uracyaririmba neza mbere njyewe ntabyo nzi citamani wibeshyera hano se watweretse iriya nyine ntabwo nzi kuririmba urumva yari guseka excuse me ntabwo nzi kuririmba bro ese kuri kwihisha inyise impeta izi mpeta bazibereye wogiye guhitamo umusore rwose n'umuntu udukurikira none ahangaha amenye ko Gisele ntabwo agendera kuri bya bindi byose niki kigusekeje kuri uri kuvuga ngo ugiye guhitamo umusore wagira ngo hari abatondetse abantu nk'icumi ngiye gutoramo umwe bahatondetse bari kureba ikiganiro n'abari gutayipinga comments none ariko niba ukunda Gisele rwose uze kubyandika muri comment bitubwire babimbwire niba bankunda Gisele inzozi z'umuntu zirahinduka wakuze ufite inzozi zo kuzakora itangazamakuru cyangwa ukiri muto hari uko byari bimeze bitandukanye no kuri uyu munsi bimeze nyiri muto ntabwo ari zo nzozi nari mfite ahubwo byo ni ibintu nyine nagiye nsanga ko nkunda nyine nisanga mu maclub yabyo ku ishuri n'iki ariko ntabwo nakuze numva ngo ngenze aba mu journaliste waya ni ibintu byagiye biza ahubwo ndeba uburyo nyine nagiye mbinyuramo cyane ndavuga se why not na trying ngenda nta gusubira inyuma ariko ntabwo ari zo nzozi nari mfite yego inzozi zari zihe rero kuzaba umupilote exactly wagira ngo nibyo ukuntu wese ugiheraho nyine biranangaje ariko numvaga nyine nzaba umupilote naniga nyine numva ari cyo kintu nzakora yohana fizike nk'ihiringa ariko bizakurangira nyine bidakunze kubera icyo utiza ariko nako gukunda nyine kwiga noze information technology kubera iki ntize BIT kubera icyo utagiye kwiga aviation ugahita wiga business bro nzi ukuntu byaje guhinduka ariko hari akantu umuntu yigeze kumbwira icyo gihe nigaga senior 5 kandi nigaga nyine math physics computer arangije ndi kubimubwira ngo mani ngo njye mba numva nzaba umupilote arambwira ati uzi n'ikindi ati iyo uza kuba uzaba pilote ntabwo wari kuba wiga aho uri kwiga ubu ngubu azi nyine nigaga mu ishuri nyine risanzwe ry'abihaye imana mu Rwanda ati ntabwo wari kuba uri kwiga mu Rwanda nyine numva anshira intege cyane ariko nyine nyuma nanone nanjye nza kureba nsanga n'ubundi ntabwo byari guhura abana baba abapilote uzana baba barize yego biragaragara ntabwo biba byoroshye kandi nawe n'ubundi niyo wari wize n'ubundi nize fizike ariko ntabwo nayikomeje nahise nigira kuko n'ubundi nari nayize computer science nakomeje muri BIT nyine umuntu w'icyitegererezo muri ubu buzima kuri Gisele ninde w'icyitegererezo njyewe ntabwo navuga ngo umuntu w'icyitegererezo umwe ni runaka kuko njye ikintu kiza umuntu wese akoze nkigiraho nyine reka wihitiremo se reka dufate duhere ku babyeyi ariko nyine njye kukubwira
ntago navuga nyine ngo n'uyu hari ukuntu umuntu ahita avuga ati nda mu cyitegererezo cyanjye n'icita bitewe n'iki n'iki ariko ndiwe rwose ari njye wigiraho byinshi wabivuga n'abantu bakumva ko nibura uri wacita umuntu w'icyitegererezo mu buzima bwawe ni njyewe aya nanone bro ni benshi njye nakubwiye ni benshi urumva ariko by'umwihariko nyine papa wanjye papa wawe niki umwigiraho cyangwa mu bintu ajya kubwira cyangwa inama niye nama yakugiriye ikomeye bon ni nyinshi angira ariko first of all haba harimo nyine kudacika intege gusenga ibyo byo nyine umubyeyi wese nyine na mama bose barabimbwira ariko ikintu nyine umwe mu bakobwa bake bambara ishapure yo ku kuboko hari akantu nabonye kare kuri Twitter umuntu nyine avuga ngo mujye mutubarira ngo nimuvuga ngo twiyambaza Imana cyane ibintu byose ngo nuko tuba twarakuze tubona mama wacu nyine ikintu cyose basenga kandi ibyo basabye bikaba urumva natwe rero hari ukuntu nyine warakuze muri famiye nyine bafite uburyo bemeramo nawe bikakukiramo niyo mpamvu n'aka gashapure tukambara niyo mpamvu nasi umutakambara ko ndabizi ko nawe ariko inshuti yawe ikomeye twariganye turakorana muri UK ni byiza cyane ni fresh usibye ko ubu nyine ubuzima bwaraduse kuri session ya nyuma wa musore ntabwo ari kutureba neza bitewe na gahunda mani kafyu itadufata bitewe na gahunda zihariye mufite kafyu itadufata ibindi ya Giselle n'uyu musore itangira saa 10:00 bivuze ngo rero erega ni ibintu ubundi gahunda z'akazi soza saa 10:00 ariko uziko ari byo Giselle yes wigeze uhostinga nk'umusore ukamugeraho crush azini mu kiganiro yep shawapi kabisa kare ntabwo byari byawe nawe ahubwo nzategereza ndebe ko ari ubuzima nzahita mbimubwira Giselle kuri icyo ngicyo n'ubundi ninde muntu wigeze guhostinga yaba umukobwa cyangwa umugabo ku buryo bitazigera biva muri memories zawe nk'ikintu donc wishimira nishimira harimo Gilles Sentore afite ukuntu nyine abawe Gilles abawe niyo yaba ari imbere ya mikro niyo yaba ari hehe aba ari we nyine aba ari Gilles ntago hazamo ibintu bya acting cyane ariko ni inshuti yawe tuziranye nyine kubera akazi rwamwiza baratira imihigo inshuti yawe ikomeye cyane usibye Gilles Sentore undi ninde undi ni Bruce Melody nawe nyine afite ukuntu Bruce ntago yenda ikintu ngiye kuvuga abantu bamwe baraza kukimenya cyangwa se uwo cyabayeho arakiremarka Bruce afite ukuntu niyo waba uri umunyamakuru ugitangira niyo waba uri nyine umaze umunsi umwe mu kazi ntago azabya bintu by'abantu bo muri showbiz urabizi cita ngo kuko yenda atari cita ugiye kumuha interview amuca amazi hoya Bruce Melody icyo kintu ntago akigira mukora ikiganiro cyiza kandi kiryoshye niyo waba umaze umunsi umwe utangiye akazi niko ameze kabisa muri interviews mwakoranye ni kihe kintu kidasanzwe yavuze cyangwa cyabaye mu kiganiro ukavuga uti iyi interview iraryoshye kabisa Melody ntabwo nkizi ngo specifically ni iki ngiki ariko nzi ko hari interview twigeze kugirana kandi aratwika hari interview twigeze kugirana urumva bitaranashya ngo bishyuhe nk'ukuntu muri iyi minsi bimeze muri 2017 naturally hari nka 2018 niba nibuka neza niba yari ya Sunday night video ubwo yakoraga Embelazo na Shiba nyine urabizi saga zari zabaye ngo Charina Nina babatse indirimbo ya Melody ikiganiro twakoranye icyo gihe nyine cyari sawa tu yarirekuye bigenda neza gishukuri nyine nk'umuntu ushaka ko abakunzi be bamwumva iyo turi gukora interviews hari igihe kigera ugapanga nk'ikiganiro nk'imvura ikagwa mutumirwa muhagararanye bikarangira kitabaye hari igihe sound izana ibyayo hari igihe nkubwire nakandi utuntu tubaho bro urana ko nyine abantu bari kureba settings bahise babona ko zahindutse nk'ibi ngibi bibaho byanga bibaho mu kazi mujye munatwihanganira urukumva hari n'igihe man ufata umuntu interview surtout nka recorded sibyo cyane tukiri nko ku mashusho urumva
ukamufata interview umusaza akitahira wajya kweditinga ugasanga ijwi ntirivuga kavuga se ndasubiramo muhamagara garuke ngiye kubaza rero ninde muntu byakubayeho muri recording ikiganiro Victor Rukotana aho byarabaye arabyibuka byatashye ndamubwira yatwitse we na Austin nicyo gihe ni muri iyo minsi ndamubwira ni Victor mbabarira ongere ukorere nka mushiki wawe ukatugaruke iyi interview tuyisubiremo sibyo Rukotana ndi byabayeho ninde undi Marina Marina yarazaga tugatwika Marina kenshi abari live ntago wamufasha ubusa kuko ni umwamikazi wa live haba muri performance haba ari muri interview twese turabizi so nta interview recorded najyanye byose abari live nguwo rero Giselle Neza gena kuri Instagram wandike Neza Giselle cyangwa se Giselle Neza gutyo we izina rye ritariba official nta wundi muntu uzitwa gutyo no official hanyuma barebe ariko ngo official ngo ni byajaras ni byajaras gusa nambwiye tuzibeshye tubara tubishwanira ukandeho rero kuri Giselle Neza kuri Instagram ukandeho umufollowing of course badene bamfollowing bikomeze kugenda neza ubundi kandi umukurikire kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu muri Flash Network guhera saa 7 n'igice kugera ku saa 9 kuri Flash FM 89 n'ibice bibiri twimanukire rwose ariko nanababwira ngo bajye bakurikira Chita Magic TV tuba tumanutse tugiye he Chita wanyiganiye umuntu umwe basi nkabona kugenda Daboje nabyibagiwe nibyo ni Austin se Giselle ça va how are you doing you're looking good like naguherukaga nizere kumeze fresh kabisa woni we pengo twimanukire reka dushibira abadukurikiye ni Giselle Neza ndetse nanjye Julius Chita kuri kamera Aniseti Irabaruta ni Chita Magic TV dushimira umuturirwa wacu Neza wakoze mwakoze cyane kunyakira thank you Chita Magic